So ntabwo rushobora gufata iyo ngiyo social security ngo uyigereranye na digital ID. Impamvu utabigereranya nuko ibihugu byose ku migabane yose birasabwa bikabishyira mu bikorwa abaturage babyo bose bakayifata bagahabwa digital ID. Nk'iyi digital ID ntabwo wayigizayo ngo bikunde. Hoye kije gusohoza ibyahanuwe. Microchip se wayigizayo? Hoye ntabwo wayigizayo ije gusohoza ibyahanuwe. AI wayigizayo? Nibishoboka ije gusohoza ibyahanuwe. Iri faranga rya digital currency waryigizayo ije gusohoza ibyahanuwe. Agabura dukwiye kumenya neza yuko iyi si tubona hariho n'iyindi si tutabona. Niba Bibiliya ivuga yuko ibi tubonesha amaso yacu y'umubiri byakuwe mu byo tutabonesha amaso y'umubiri Imana yaremye, kuko umuntu arega wamaze kugerwaho ububyutse areba ibyo abandi batareba, abona ibyo abandi batabona, avuga ibyo abandi batavuga, akora ibyo abandi badakora, ajya aho abandi badashoboye kujya. Uwo ni umuntu wagezweho n'ububyutse. Turi ku ntambwe 8 zitwinjiza mu byutse. Intambwe ya mbere ni ugusoma ibyanditswe byera, kubikunda, kubisoma, kubyiga no kubyigishwa. Intambwe ya kabiri kwezwa, kuko ibyanditswe byera iyo bikugezeho bikutera kwezwa. Ngo kwihana rero twabonye nako kurimo intambwe kugira ngo ube wejejwe, nuko ugomba kuba wageze muri izo ntambwe uko ari 5: kwicuza, kwihana, kwatura, guhinduka, ugahindukira, ntuzasubire mu byo wakoraga. Icyo nicyo bita kwezwa. Kuko niba ushobora kuvuga ngo uri pasiteri, ukavuga ngo wahamagawe n'Imana ngo uri umwigisha, ngo uri umubwiriza butumwa bwiza, ukamara ukwezi utariyiriza ubusa, ukamara amezi 2, ugakubita 3, ugakubita 5, uyu muntu yaretse kuvuga ubutumwa, urigisha iki? Waretse guhagarara imbere y'abantu, ubwo se n'ibiki ugiye kuvuga? Iyi ni system Imana yashizeho kandi ntabwo dushobora kuyikuraho. Ni inzira Imana yashizeho iduhuza nayo, ikatwunga nayo, kandi tukongera kumva dusabanye nayo, tukiyumvamo ibihe byiza, bigatuma duhamya Yesu dushize iki? Amanga. Buriya kwisonzesha bituma dushira amanga, bituma ijambo ry'Imana turyumva riva mu misokoro y'amagufwa yacu. Turivuga twumva ryirukanka no mu misokoro no mu mitsi no mu maraso, tukumva niho riri gukomoka, ntabwo turivuga ku munwa gusa. Hoya abwiye turivuga twumva ryuzuye mu misokoro, mu maraso, mu mubiri, mu mitsi, mu nzara, mu maso, mu matwi, hose kumva ririmo. Niyo mpamvu iyo turivuga dushize amanga. Uwo ni umuntu uba mu buzima bwo kwiriza ubusa, uba mu buzima bwo kwisonzesha. Abitwa rero ngo ni abakozi b'Imana, ngo bahamagawe muri iyi minsi imperuka, kwiriza ubusa barabiretse. None se nibwo tuvuga ngo wowe uri umuvugabutumwa, uri pastor, bishop, apotre, ukaba buri cyumweru udafata mu masengesho kwiriza ubusa nibuza nk'iminsi 3? Iyi minsi 3 uvuga ati buri cyumweru ngomba kuba nyirimo, urigisha iki? Ntabwo ukwiye kuba intumwa y'Imana, ukwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Urigisha iki? Abo wigisha sura bajyana he ahubwo? Kubera yuko Bibiliya itweretse ko abantu bose bakoreye Imana iby'ubutwari, kandi nabo babwirije, nabo bayoboye bagahinduka intwari, babaga muri ubu buzima bwo kwisonzesha. Ntabwo ukwiye kumara indwi 2 utariyiriza ubusa. Iyo ni intambwe ya 3 yitwa kwiriza ubusa, kwisonzesha. Itoro rya Yesu mu isi, abizera aho bari hose ku isi, kugira ngo basubire ku rufatiro rwa nyarwo, kandi babashe guhamya mu isi, bahamiriza isi, bahamiriza ibihugu, kandi Imana ibona umusaruro bakizwa buri munsi, kandi natwe tubona umusaruro w'ibidutunga kubera rwa rurimi rwacu. Nuko tugomba gusubira ku rufatiro rwo kwiriza ubusa, ugafata ibyo byo kwisonzesha, kuko itorero ryose kuva ritangiye na nyiraryo, ubuzima bw'abantu n'abahanuzi bahanuye uzaza, bagahanura n'itorero ryo rizabaho mu isi, ibyabaranze nuko biyiriza ubusa. Mose, Eliya, Elisa, ba Danieli, abo bose baranzwe no kwisonzesha, kandi iminsi myinshi itari mike. Niyo mpamvu bigaruka ikabita ngo ni intwari zo kwizera. Dukwiye gusenga, ugasenga kugeza ubwo nawe uhinduka amasengesho. Ubundi umukristo akwiye gusenga kugeza ubwo nawe ubwawe wumva wabaye amasengesho. Aho wicaye ukumva uri amasengesho, inzira urimo ugendamo ukumva uri amasengesho, wicaye muri biro yawe uri mu kazi ukumva uri amasengesho. Umuntu usenga, yewe we, mbega gusenga. Hari ushobora guhanga ariko ko mbona ubuzima bwanjye ngo iterambere ngo byanze guhinduka. Umuntu usenga, lalawi esafo brene shawe takosinimanda, ibintu byose arakubita imbaraga z'umwe akazivana mu nzira agatambuka. Kandi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ntabwo umukristo akwiriye gusinzira mu byo gusenga, kuko urugamba turwana narwo ntabwo rworoshye. Uri umukecuru usenga, uri umugabo usenga, umukobwa senga, atuza akanwa kawe, bwira Imana. Amakuru agezweho
musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni TV. Reka dusuhuze rero abadukurikiye kuri Ayaloni TV mwese aho muri ku migabane yose iri ku isi, kandi tubashimira mwese abafata umwanya mugakurikira ubutumwa bwiza tubagezaho, ndetse n'ababandi bashobora kuba badutuka, namwe Imana izabagirira neza, hari igihe izabarengera, kuko natwe ibyo bihe twabinyuzemo aho tutemeraga ibyo abantu b'Imana bavuga, ariko tuza gufatwa kandi dufashe ntiyaturekuye, iratwisobanura turayimenya. So rero hari igihe umuntu aba atumva ibintu bitewe n'ibindi wahawe, Imana nikugira ubuntu hari igihe izakwimenyekanisha, nibwo uzamenya yuko twatumwe nayo, turi intumwa zayo. Tubahaye rero ikaze mwese muri uyu mwanya, duhaye ikaze namwe turi kumwe muri ministries ya AFJMI aho muri hose mu bihugu byose bitandukanye ku migabane yose ku isi. Imana ibahumurisha cyane. Uyu munsi ni umunsi wa karindwi turi mu masengesho y'iminsi 21 yo kwiriza ubusa cyangwa se kwisonzesha, dufata icyo kunywa gusa tutarya. Dufite ibyifuzo bibiri twashyize imbere y'Imana, kandi kubw'ubuntu bwayo, nk'uko yavuze neza yuko itazigira yirengagiza intore zayo zitekera ku manywa na nijoro, kandi kongera ikavuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Twiringiye kandi twizeye ko izasubiza ibyifuzo byacu, cyane ko atari ibyifuzo biza binyura ryarari ryacu ry'imibiri, ahubwo ni ibyifuzo bituma dukomeza kuba inshuti n'Imana, twiyunga nayo, kugira ngo tubashe kubaho mu buzima muri iyi si twejejwe. Iyo mpamvu twiringiye, twizeye, twizigiye ko izasubiza ibyifuzo byacu. Icyifuzo cya mbere ni icyifuzo kirebana no gusobanukirwa iby'iyi ndangamuntu koranabuhanga iri kwemerwa n'ibihugu byose ku rwego rw'isi, kandi ubona neza yuko ari ikintu kidasubirwaho, kidasubira inyuma, kigomba gushyirwa mu bikorwa ku migabane yose yo ku isi. Indangamuntu koranabuhanga itandukanye n'ibyo turi kumwe na bamwe hano kuri Google Meet live tuba tuganira, abakristo tubana badusobanuriye, abari mu Burayi mwebwe murabizi, abari za Amerika na za Australia, akantu mugira kitwa ni social security harya, nibyo? Yes. Akaba ariyo mukoresha mwese. Bishobora kuba hari izina ngenda rihinduka, ariko systeme ni imwe, uburyo gakoramo mu bihugu bitandukanye kuri iyo migabane ni imwe. Nuko kabitse imibereho y'umuntu, uburyo mukora, aho mugenda, aho mutuye, uburyo mwinjiza amafaranga n'ibindi. Abantu rero barimo barabyitiranya n'iyi ndangamuntu koranabuhanga, ariko impamvu badakwiriye kubyitiranya niyi, nuko abo bose bagafite nabo bagiye gutanga indangamuntu koranabuhanga cyangwa se digital ID, kandi bigahinduka itegeko. So ntabwo ushobora gufata iyo ngiyo social security ngo uyigereranye na digital ID. Impamvu utabigereranya nuko ibihugu byose ku migabane yose birasabwa bikabishyira mu bikorwa, abaturage babyo bose bakayifata, bagahabwa digital ID. So urumva rero aho ngaho ugomba kubitekereza witonze cyane, kuko nta hantu bihuriye. Kandi noneho social security na digital ID aho bitandukaniye nuko bigiye guhinduka itegeko rikomeye. Umuntu wese utayifite digital ID akazahura n'ingaruka nyinshi zikomeye
ndetse n'amande. Ibihugu bizaca abantu amande kandi binabafunge. Rero yaba social security ihagije, ntabwo bakabaye bazana digital ID. Bivuye ngo digital ID ifite ikintu kiyihishemo, kandi icyo kintu kiyihishemo gikomoka kuri source, isoko y'impamvu yatumyiza yemerwa kigomba kuza mu isi mu bihugu byose bigakwira ku migabane yose. Iyo migabane impamvu mwagakoreshaga cyane ni iterambere ryari rihari ryinshi cyane ry'ikoranabuhanga, ndavuga social security. Ariko muri Afurika hari ibihugu byinshi bikiri mu nzira z'amajyambere bikennye bitari byatera imbere. Ibyo bihugu harimo intara nyinshi za province zigiye zitarimo amashanyarazi, hari n'abadafite smartphone, hari abadafite internet. Ariko none igitangaje nuko digital ID kandi urumva ni indangamuntu y'ikoranabuhanga niko igomba kugerwa ku muturage uwo ari we wese, naho ngaho hatari amashanyarazi, naho hatari internet, bose bagomba kuyibona. Urumva rero biratandukanye cyane ni nako ngako. Niyo mpamvu buri wese iki kintu akwiye kukimenya no kugitekerezaho umwanya munini, kuko n'amakuru barimo gusaba umuntu ni amakuru arenze, kandi amakuru menshi azayabonera muri aka kantu kitwa iris, iyi mboni y'ijisho ryacu. Naho ibindi byo gufata face n'ubundi bari basanzwe bayifata. Icya kabiri, ibikoresho bagiye gukoresha mu gufata iyi iris bitandukanye n'ibyo bajyaga bakoresha. AI izanye ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu urwego isi igezeho, anyereye yabihanuye mu bice 12 umurongo wa 4, aho yagaragaje ko ubwenge bwa benshi mu misi imperuka buzagwira. Ubu bwenge yavugaga ntabwo ari ubwenge buvuye ku Uwiteka, ahubwo yagaragazaga ko ari ubumenyi abantu bazagwiza, science. Science izagwira abantu bahinduke ibindi bintu byo kurwanya Imana bitewe n'ubwo bumenyi bwa science bafite. Kandi uyu munsi tubirebe uko tubona n'ibyo twicayemo n'ibyo turimo kweri, uko ubumenyi uko bushobora kugwira mu bantu niko barushaho kurwanya Imana no kuyanga no gutesha agaciro abo yahamagaye no gutesha agaciro ijambo ryayo. Ubu iki gitabo mu isi ni igitabo kitagifite agaciro, ariko turaje tuvuga agaciro kacyo, kandi tuzi neza ko ibikirimo bihindura umuntu agahinduka. Nanjye byarampinduye. Abanzi nibo bashobora kuvuga ati burya koko iki gitabo kirahindura. So rero ugiye kunyumvisha ngo ibi ntabwo ari ijambo ry'Imana cyo gatangira kubirobanura, kavuga ati ibintu ko kuri ibisukuri, menya ngo ni bwa bwenge Daniel yahanuye bugusohoyeho, kandi n'ubwenge bw'abadayimoni buzatuma abantu banga Imana. Kuko ubwenge bwose abantu bagwiza bukabatera kumva ko bishoboye bubwabo, bakumva basa nkaho ari bo biremye, bakumva ko ari bo bibeshejeho. Ntabwo ari ubwenge buturuka ku Mana. Ubwenge butuma urwanya icyo Imana avuze mu ijambo ryayo, ntabwo buturuka ku Mana, n'ubw'abadayimoni. Burya rero science ni ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubw'Imana. Ubwo bushakashatsi abantu bakora bw'iby'Imana yaremye bikabatera ahubwo kurwanya iyo Mana yabiremye, ntabwo ari ubwenge bw'Imana, ahubwo ni ubwa Satani. Niyo mpamvu turi gusenga Imana kugira ngo idusobanure neza iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga, ko iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga imikorere yayo, itegeko ryayo rishyizweho, uburyo tugomba kwifata twese ku isi yose. Ubundi buri gihugu cyagiraga ID yacyo, none data zikaba zigiye kuba zimwe, zifite abazikontorora bari ahantu mwibanga twe tutazi. Agabura dukwiye kumenya neza yuko iyi si tubona hariho n'iyindi si tutabona. Niba Bibiliya ivuga yuko ibi tubonesha amaso yacu y'umubiri byakuwe mu byo tutabonesha amaso y'umubiri, Imana yaremye
kuko mbere yuko Imana irema ibi ngibi tubonesha amaso y'umubiri, yabanje kurema ibyo tutabonesha amaso y'umubiri. Iyindi si yo mu mwuka tutazi, keretse ugire umugisha n'Imana ikagira twigenda imunoshiraho imwereka. Ariko isomye urwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 kuva ku murongo wa 3 hatwereka neza yuko ibi turebesha amaso, ibi tubona biri hano muri iyi si, ibi tubona mu buryo buri fizike, ibi tubonesha amaso yacu fizikali, ngo byakuwe mu bitagaragara. Niba rero hari isi Imana yaremeye irimo ibintu byinshi, igafata duke ikatugaragariza amaso yacu y'umubiri ngo tuze tubibemo, ni nako nanone na Satani nawe afite indi si y'umwuka y'ibitagaragara, nawe afite ibyo akora kandi akaba afite abakorana nabo. Nk'uko Imana ifite itorero ryayo mu isi rikorana nayo ikagira ibyo igenda irishurira byo mu isi y'umwuka, nako Satani nawe afite abe ahishurira ibindi byo mu isi y'umwuka ye kandi akabatuma akabakoresha. Ibintu byose tubona biza mu isi ntabwo ariko byose biza bifite umumaro w'umubiri gusa. Hari biza bifite umumaro w'umwuka ariko ari ibyangiza ubugingo. Rimwe na rimwe bikaza tubona mu mubiri ko ari byiza ariko bije ko affect ubugingo bwacu. Kimwe nuko Imana yafashe ibintu ikabishyira ahagaragara mu mubiri ngo bidutunge, ariko bigatuma na roho nzima, na roho iba nzima muri twebwe. Nikuza Satani nawe ashobora kuzana ibintu mu mubiri bifatika tubona, ariko n'ubundi bigira icyo bikora kuri roho. Iki ngiki ni ikintu abantu bakwiye gutekereza neza. Rero iyi ndangamuntu koranabuhanga, suruse yayo, isoko yayo, yaho ikomoka n'ababizanye, uhereye kuri UN cyane ko ariyo iba yahamagaye aba president bose ku rwego rw'isi, kabakusanya bakababwira ibyo bagomba gukora. Nayo kandi ibishyigikiwe n'ikindi twabonye ko UN ariyo nyamaswa ubu uyu munsi iriho ihagarariye ubutegetsi bwose bwo mu isi. Hanyuma ubutegetsi bwose bwo mu isi nabwo bukaba bugendera ku mategeko n'amabwiriza bahawe na UN. Niyo mpamvu ubutegetsi bwo mu isi bwose Imana ibugaragaza nk'inyamaswa, ko bukoreshwa n'umwuka w'inyamaswa nkuru yitwa umuryango w'abibumbye, bugashyira mu bikorwa ibyo babategetse. Kandi ibyo babategetse nabo baba babihawe n'indi miryango nayo. Iyo miryango nayo iba yabihawe n'undi witwa Satani. Iyo miryango rero twagiye tuvuga kenshi cyane, nk'umuryango ukunze kuvugwa cyane ni umuryango witwa Illuminati, ariko hari n'undi witwa Abafrimason cyangwa Freemasons. Abafrimason ni abantu bazwi rwose, ni imiryango izwi hano mu isi, ariko burya Illuminati ikomoka mu Bafrimason. Ni abantu bize bigishwa ubwenge satanike b'intiti ku birebana n'isi y'umwuka wa Satani, baza kwaplika ibyo bigishijwe na Satani mu isi y'umubiri. Kandi abo bari ahantu hose, bari mu iyobokamana, bari muri politiki, bari mu bucuruzi, bari muri tekinoloji, bari muri siyansi, bari mu burezi, bari ahantu hose. Ibi byo bavuga ngo iterambere ry'isi nibo byose bagenda babizana. So abo bantu rero bo bafite nabundi mwuko bayoboye, kandi nabiyemeje gutanga ubugingo bwabo ngo buzarimbuke, bamaze kubugurisha, barabutanze nk'uko natwe ubwacu twabuhaye Kristo Yesu. Niyo mpamvu turi gusengera iki cyifuzo tuvuga ngo Uwiteka duha ubusobanuro bw'iyi ndangamuntu koranabuhanga iri kuza mu isi kandi ishyizwemo imbaraga n'ibihugu. Ese tuyifate? Kandi impamvu tugomba kubisengera kandi tubishyizeho umutima ku buryo nta n'ibindi wemerewe gusengera. N'abandi badukurikiye kuri Iron TV, mushidikanya kuri iki kintu ko abandi bo baragotomera ibyo Satani azanye mu isi uko bishakiye. Abantu mu mitwe yabo, nta mu mitima yabo bivanyemo ikintu cyitwa iyobokamana rizima ry'Uwiteka. Kuko cyane kandi reka bamwe banabikore babitewe n'abagiye bavuga ngo bahagarariye Imana mu isi, kumbi bafite izindi nyungu. Kuko iyo tubona abayobozi b'amadini bavuga ngo bahagarariye Imana mu isi,
leta zizana ibintu kandi bakorana amanama ntibababwira ati ariko ibi bintu mureke tubanze dufate igihe cyo gusenga mwibizana kuko hari amakuru tubiziho, ariko none bakaba ubwabo ari bo ba mbere bashyigikira ibyo isizanye byose. Abakozi ba Satani kuko baba babizi neza ko ari bo babizanye, bituma bahinyuza cyangwa bagatesha agaciro babandi bitirwa ngo ni abakozi b'Imana. None uko baba ari benshi rero abo bakozi ba Satani bahindura abantu benshi bakabangisha iby'iyobokamana. Ubundi itorero rya Yesu, abizera Kristo Yesu bari hano mu isi, ntabwo ubundi bagakwiriye kwemera ko ari ikintu cyiza mu isi batabanje kumenya amakuru yacyo ngo babone kukinjiramo. Niba kije bo bagomba kubanza bagafata ibihe byo gusenga, bagomba kubanza bakegera Imana bakayigisha inama, bakayibaza bati ibi bintu bije ntabwo bishobora kwanduza ubugingo bw'itorero, kugira ngo bafashe n'abategetsi b'ibihugu. Niba byanga babyange babana batoteze, ariko bamaze kubabwira ati hari ingaruka izi n'izi twamaze kumenya. Ariko noneho abayobozi bose bahagarariye amadini ya Gikristo, abapasiteri, abashumba, ba reverandi, abahagarariye ngo abavugizi bavugira andi madini yabo, abahagarariye Kiliziya Gatolika n'abandi, nibo babanje kwinjizwa muri system y'imikoro ya Satani. Kubw'iyo mpamvu rero bitera abandi bantu kwanga Imana tuvuga y'ukuri. Kwavuga ati se bari abantu ko tubona ntaho dutandukaniye, ibiza ko babyemera, ibi dukora ko nabo babirimo. Ibyo bigatuma rero ukuri kw'ijambo ry'Imana guteshwa iki agaciro. Ariko kandi nkunda kuvuga ngo kuri kuzahora gutsinda iteka ryose, ko guca muziko ni gushya. Tugiye mu kinyejana cya mbere cya kabiri cya gatatu kugeza n'uyu munsi twararwanyijwe. Iyi Bibiliya ndaje nyigarukeho kuko iyi Bibiliya maze imyaka irenga 2000. Sinzi ko hari igitabo akakanya wabona gisomwa nka Bibiliya ku isi kimaze iyo myaka, kandi gisomwa n'abantu bose. Yabo abo bakorana na Satani baragisoma, yaba abanyapolitike mu bihugu byabo barasoma, abategetsi baragisoma, yaba abascientifique baragisoma, yaba filozofe baragisoma. Ni igitabo gisomwa n'abantu bose na miliyari z'abantu nyinshi. Abagisoma mu nyungu zabo abagisoma ngo ubugingo bwabo bwezwe baragisoma. So kandi icyo gitabo kimaze imyaka myinshi kandi kimaze gushyirwa mu ndimi nyinshi zirenga 2000 ku isi, kurenza ibindi bitabo byose. Ubwo rero wakirwanya ntuzagitsinda. Abaromani barakirwanyije birabananira, bisha abakristo ngo barebe ko bakizimya biranga, baragitwitse biranga, cyarangira. Iki kiracyahari. Ntabwo ushobora kurwanya ukuri ngo gutsinde, ntabwo ushobora kugutsinda, ahubwo wowe kuzagutsinda. Icyo navuga ahubwo nuko nakubwira ngo kwemerera ahubwo kuyobora, kuko ukuri ni Yesu. Yaravuze ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo, kandi arimo hano. Kandi uwo niwe Imana ngo yaremesheje ibintu byose, niwe muremyi wa byose. Niyo mpamvu nta mushobora kurwanya gutsinda. Abahagarariye uko kuri bararwanyijwe, baricwa, ariko ntibasheze. N'ubu baracyahari kugeza Yesu abakuye mu isi. Ni nako yari yavuze, yari yabivuze yuko ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo atazavana inyuguti n'imwe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bazabica, bazagira gute, ariko ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashiraho. Twavuze ko mwanditswe na Matayo 24 murongo wa 33 na 34 kumanuka hasi. Yaravuze ngo abo bwoko nibazashiraho, ngo ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azigera ashira. Ibyo mvuze byuko batazashira ntibizavamo. Bibiliya rero ni ubuhanuzi budahinduka, n'ubuhanuzi busohora, buhora busohora ibyo buvuga byose birasohora. Akaba ariyo mpamvu rero dukwiye kugisha inama Uwiteka naho abandi bo rwose batesheje agaciro ijambo ry'Imana. Ndavuga abahagarariye iyobokamana benshi, bituma n'abandi gukizwa babyanga, n'abo ba scientifique n'abo ba filozofi n'abandi babona n'ibintu byabo, n'abantu bakorana n'imyuka mibi, abapfumu, abarozi n'abakonikoni babona, kuko bo baba babiza. Rega buriya abapfumu n'abakonikoni, abantu bakorana n'imyuka mibi ya Satani,
bamenya mu isi yacu turimo, mu isi y'umwuka bamenya umuntu ukijijwe nyagukizwa n'umuntu udakijijwe kandi yitirirwa ko akijijwe. Bamenya umuntu uri kumwe n'Imana kuko nabo bafite izindi mbaraga bakora nazo, uri kumwe na Yesu koko bagendana. Bakamenya n'ubeshya upacapaca, barabamenya kandi bakaba bavuga turiya turabona yarigaro n'imitima y'abantu benshi nibikomeze biyobe bijye kurimbuka. Turabizi neza yuko uriya nta Mana imurimo, turanabibona ntayo afite. Bara rero bose barimo kuhayoboka n'abacu nibagumane nawe paka tuzajyana iyo tugiye. Abo rero ntibashobora gukizwa. Umupfumu akizwa kubera yuko mu isi y'umwuka hari undi bahuriyeyo yabonaga mu isi y'umubiri ari umuntu usanzwe, ariko bahura mu isi y'umwuka akabona hari izindi mbaraga zimuzengurutse, akabona hari umuntu umugose kurenza w'ibyo yizeraga ko bafite imbaraga. Umurozi akizwa kubera iyo mpamvu. Ubu rero ntabwo bashobora gukizwa. Muracyumva hari abarozi bakijijwe. Ngiye bihe nakirijwemo, twagiye tubona aho abarozi bakizwa bakatura n'abantu bagiye baroga. Cyo nabonye n'amaso yanjye. Twagiye tubona abapfumu bakizwa, umupfumu akazana ibintu byose, cyane ko ari naho Imana yadutumaga twe tukajyayo, tukajya gusenya ibintu byose by'ibicaniro n'ubuzu yubatse n'ibindi. Umupfumu akaza akikubita aho ngaho tukamusengera, abadayimoni bakamuvamo, hagaruka akajya kwamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi muracyabona abapfumu ubu nabo bari mu materaniro, barimo no kwigisha, bahindutse abapasiteri, bahindutse ababwiriza butumwa, bahindutse abahanuzi, bari guhanura mu izina ry'Uwiteka ariko bakorana na Satani kandi abo baruzu. Niyo mpamvu dukeneye ko Imana yongera kugaruka mu itorero. Icyifuzo cya kabiri dufite n'ikibazo kivuga ngo Uwiteka we uzuza umwuka wera, larsti efasi ebran. Imana itwuzuza iki? Umwuka wera. Imana yuzuza umwuka wera abagabo, yuzuza umwuka wera abasore, yuzuza umwuka wera abakobwa, yuzuza umwuka wera abana. Nagiye mbona abana, umwana w'imyaka 8, imyaka 10 agahanura mu izina ry'Uwiteka, yuzura umwuka wera. Abona n'ababonye benshi. Umwana ufite imyaka 10 bareka muzu umwuka wera we yavuga ibintu kabase. Amaze imyaka ingana iki kuyu mwana afite imyaka 10 ari kuvuga ibintu bizwi n'abantu bamaze imyaka 60 70. Ari kuzana ibintu akatubwira ibintu. Uwiteka twuzuza umwuka wera. Imana itwuzuza iki? Itwuzuza umwuka wera. Mwabagabo mwe ndabasaba Imana ibuzuza umwuka wera, mwabagore mwe Imana ibuzuza umwuka wera, mwabasore mwe n'abakobwa Imana ibuzuza umwuka wera. Kubera ko Imana ni utwuzuza, Imana ni twuzuza umwuka wera, tuzakora ibintu bikomeye mu isi. Kuko uyu mwuka wera iyo yaje aduhindura imiriro. Uyu mwuka wera iyo yaje baba pfumu, baba konikoni, baba cunyi, babandi bose na bya bindi byose twatwazwagamo igitugu na Satani byose biraceceka. Kamere zacu zose zari zananiranye ziratuza kuko Imana ubwayo bije kwigaragaza mu isi. Imana yumve gusenga kw'abakristo babarizwa muri iyi ministries ya AFJMI. Imana itwuzuza umwuka wera kandi twiteguye gukoreshwa nayo muri ibi bihe bya nyuma. Ni iminsi 21 dufata icyo kunywa gusa, tutarya nta biryo bikanagira mu nda yacu. Uwiteka yumve gusenga kwacu. Tugeze ku munsi wa 7, yumve gusenga kwa buri wese kandi Imana ikuzuze mpemu yera. Kuko umwuka wera yaje ibintu byose, abafite ubumuga bwo mu mwuka barabukira, ababaye ibipfamatwi byo mu mwuka barazibuka, ababaye impumyi zo mu mwuka barahumuka, ababaye ibirema byo mu mwuka barareba. Ubuzima bukendereye mu mwuka kandi bikafekta n'umubiri, umubiri nawo kamera neza akagubwa neza. Ubwo abafite n'ubumuga bwo mu mubiri barakira, abari impumyi mu mubiri barahumuka. Mbega Imana ikora ibintu bikomeye iyo mpemu yera yaje. Ndifuza yuko Imana yatwumvira kandi twumvire, ihere kuri wowe, ihere kuri njyewe. Kuko uyu mwuka natugeraho turakora ibintu bikomeye, dusoza urugendo rwacu hano muri iyi si.
ngibi ibyifuzo bibiri turimo gusengera muri amasengesho iminsi 21. Cya mbere ni ugusobanukirwa iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Icya kabiri ni uko Imana yatwuzuza mpemu yera, katwuzuza umwuka wera, buri wese akawuzuza. Uyu mwuka wera nababwiye ko tuzagarukaho kuko abantu benshi beshye ko bawuzuye, kuko umwuka wera hari ibimenyetso biharanga byinshi. Wowe ubwawe person hari ibimenyetso byinshi bikugeraho bitandukanye n'ibyo wigeze ubona mu gakiza. Abandi bose bakubonesha amaso yabo y'umubiri kuri tere bakubona, hari ibimenyetso byinshi bakubonaho, bakabona ari impinduka nyinshi zabayeho. Uburyo ukorana n'Imana uyu munsi utarawuzura bitandukanye n'uburyo ukorana iyo wamaze kuwuzura. Uburyo ukizwa utarawuzura, ubukijijwe utarawuzura bitandukanye n'uko ubukijijwe wawuzuye. Uburyo uhamye utarawuzura bitandukanye n'uko umuhamye wamaze kuwuzura. Uburyo ureba isi utarawuzura bitandukanye n'uko uyireba amaze kuwuzura. Uburyo ukundwa utarawuzura bitandukanye n'uko ukundwa wawuzuye. Niyo mpamvu ibirimo kuza mu isi byose akenshi n'ibyahanuwe kandi ntabwo dushobora kubisubiza inyuma. Nta nubwo dushobora gusenga ngo Mana ibintu bihagarike. Oya, ntabwo byakunda. Iryo ni isengesho ripfuye ko abantu benshi batazi ibyanditswe basenga amasengesho y'ubupfapfa batabizi, bigatuma bigizayo ibintu Imana yavuze bizatuma ahubwo ab'isi bakanguka n'itorero rigakanguka. Ukigizayo ibintu bidakwiye kwigizwayo, ahubwo ari ibyahanuwe bikangura abizera, kandi bigaragaza ko isi igeze ku iherezo, kandi bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Niyo mpamvu kwiga ijambo ry'Imana ugasobanukirwa neza Bibiliya, utangira gusenga mu cyerekezo cya nyacyo cy'uko Imana ishaka. Iteka ryose icyifuzo usenze ugisengera uzi impamvu yacyo, ntabwo upacapaca, ntuhuragura amagambo y'ibyo uvuga kuko uzi impamvu usenga. Hari ibintu tutakwigizayo, nk'indi gitwahide ntabwo wayigizayo ngo bikunde. Oya, kije gusohoza ibyahanuwe. Microchip se wayigizayo? Hoye, ntabwo wayigizayo ije gusohoza ibyahanuwe. AI wayigizayo? Ntibishoboka, ije gusohoza ibyahanuwe. Iri faranga rya digital currency waryigizayo? Ije gusohoza ibyahanuwe. Kuko isi igomba guhurizwa hamwe, igahinduka umudugudu umwe, buri muturage ahari akaba afite uburyo akontororwamo. Kandi ibyahanuwe ko bizateza abantu gusubira inyuma no kwanga Imana no kuyivaho, abayubahaga bakayireka bitewe n'ibirimo kuza mu isi. Hanyuma kandi abagenzi nyabagenzi ahubwo bakarushaho kuyikunda no kuyegera kurenzaho, bakagira icyo bita revive, ikanguro rikabageraho. Turi gusenga tubwira Uwiteka ngo Uwiteka we duhe ikanguro. Abadukurikiye kuri Ayaloni mu gihugu barizwamo ukeneye ikanguro, kuko iri kanguro niri kugeraho ibyo bibazo ufite bizayoyoka, uzamenya aho bigiye. Kuko iyo umwuka wera yaje aduha amakuru yose. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Noneho rero twumve icyo Imana ivugana natwe. Uyu munsi turashaka gusa nkaho dusoza iri somo rirebana n'intambwe ya mbere mu ntambwe 8 dusabwa gutera kugira ngo tugerweho n'ububyutse, nicyo bita revive, ikanguro. Ku buryo ukanguka, kuko ugakanguka nyagukanguka, ukareba isi gutandukanye nuko wayirebaga, ukareba isi bitandukanye nuko abandi bayireba. Kuko umuntu arega wamaze kugerwaho ububyutse areba ibyo abandi batareba, abona ibyo abandi batabona, avuga ibyo abandi batavuga, akora ibyo abandi badakora, ajya aho abandi badashoboye kujya. Uwo ni umuntu wagezweho n'ububyutse. Ni intambwe 8 rero twafashe turi kwiga zigaragaza ko umuntu wageze muri ubu bubyutse. Urebe ni ubufite, urebe izo ntambwe waraziteye, niba utaziteye turabwira Imana igufashe kuzitera. Intambwe ya mbere twabonye ko ni ugukunda ijambo ry'Imana, kurisoma, kuryiga no kuryigishwa. Bira byose ugomba kubanza kugira urukundo rwaryo. Bibiliya kuko niyo ikubiyemo ikintu cyitwa ijambo ry'Imana, imvugo y'Imana, iby'Imana yavuze. Aha, niba aho uri hose ku isi, aho uri hose
nushaka ubutarizera, iki nicyo cyonyine kirimo ibizagukiza. Ubyange, ubyemere, utuka ababivuga, ubahinyure, ubahunge, ubasebye. Iki kirimo aha, ibyavugiwemo aha, ibyo byonyine bizagukiza. Nutabyemera uzarimbuka. Ukiri mu mubiri ntabyo uzi, ariko umunsi uzaba uri gusohoka mu mubiri, uri gutera imigeri, nibwo uzamenya ko ibi ngibi twavuze kwari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba uvuga ngo warakijwe ukaba iki gitabo utagikunda, nagira ngo ubwire ngo urabishwa n'ubusa, ntuzi n'iyo ujya rwose. Reka nkubwize ukuri rwose, mpite nguca intege nkubwira ngo ijuru ntaryo uzajyamo niba iki gitabo utagikunda, ukaba ushakamo amagambo ahura n'irari ryawe. Kandi ukuri kose kurimo aha ni ugukiza ubugingo bwacu. Kubera iki? Ubugingo bwacu iyo bwamaze gukira, n'umubiri urakira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 6:33. Yesu aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze gukurikiza icyo Bibiliya imubwira, akayitonda, akitondera ijambo ry'Imana, akaba akijijwe neza, uwo nguwo aba yageze mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, mbega mu yandi magambo, igisobanuro cyuzuye nuko aba yasohoreye mu icyo Yesu avuze ngo mubanze mushake no gukiranuka kwayo. Ubwo wicayemo, wagezemo, ukigeramo rero Yesu ati ibindi byose ni nyongezo. Ibindi ni ibiheze, ni ibinyine by'umubiri. Kuko ubwami bw'Imana ntabwo mu isi bifatika bufatika, ariko mu isi bidafatika burafatika. Kandi aho ngaho mu isi bidafatika, iyo wagezeyo, uko twabonye mu Baheburayo yuko ibi tubonesha amaso y'umubiri, bino bifatika biva, bikomoka, suso yabo ari mu isi bidafatika. Iyo wayigezeyo rero, wageze muri isi bidafatika, wageze aho biri byose. Noneho niba utudukeya ushaka ariho dukomoka, none wageze ku nkomoko yabyo, gusa urumva utazabaho neza. Urumva se bya bizanyongezo Yesu avuze zizaza se? Mwumvire ijambo nshaka kubabwira mbere yuko dukomeza ku ntambwe 8 kugira ngo twinjire mu bubyutsi. Kuko mbere ko Yesu acyura itorero akarikura mu isi, rigomba kuba rifite ububyutse. Kandi iyo tuvuze itorero, nyaboneka ububyutse bwa mu muntu ntago buba ahantu, nta nubwo buba ku bintu. Icyo twita ikanguro, icyo mu ndimi z'amahanga bita ngo ni revive cyangwa reveil, ntabwo biba ahantu, ntibiba ku bintu, ahubwo biba mu muntu. Niyo mpamvu abantu bakirebera ububyutse muri rusange ahantu runaka ngo mwahuriye muri benshi, nabasezera ngo murabeho, ntabwo mukibonye. Ugomba gushaka ububyutse wowe ku giti cyawe ahuri. Abo rero bafite ubwo bubyutse, n'aba umwe n'aba babiri cyangwa batanu, Yesu azagaruka kubacyura. Kandi agomba kubanza akabakoresha ibikomeye, bagakora umurimo ukomeye mu gihe gitoya cyabo, akabatwara. So Imigani 18:21 hari ijambo rivuga ngo, Imigani 18:21 haravuze ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amen. Reka mbabwire, nsomye ijambo ry'Imana, hari uburemere ryumvamo, nkumva naniwe guhita ndyakira kubera uburemere rifite, kuko riraremereye pe. Buriya reka mbabwire, wari uzi yuko uku Bibiliya bivuze, ariko ni ukuri kuzuye. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa, ngo nicyo rubazaniye.
uzi ko ubuzima tubamo bwubakiye ku byo ururimi ruba rwavuze. Uzi yuko niba ushaka kubaho mu buzima bw'umwuka bw'imbaraga, ukarema ibintu bifatika bivuye mu isi bidafatika, ni ururimi rubirema. Reka mbaye nk'urugero. Mwari muzi ko ururimi ari rwo rwaremye iyi si? Mwari muzi ko ururimi ari rwo rwaremye ibi byose tubona mu isi? Mwari muzi ko ururimi ari rwo rwaremye umuntu? Ntabwo ushobora kuvuga udafite ururimi. Utarufite ntabwo uvuga. Niyo mpamvu ibyo watuye nibyo bikubaho. Kuko baratubwiye ngo abarukunda bazatungwa n'icyo rubazaniye. Wiyatuyeho ko ntawe ukizwa ngo agire ku rugero rushyitsi, ni ukuri uwo musaruro ruhita ruwuguhereza. Wiyatuye ko umuntu ashobora gukizwa akagera ku rugero rwa nyarwo agasa na Yesu mu isi, uwo musaruro arawukuzanira. Wiyatuyeho ko ubuzima ubona nta kigero utazatera imbere rwose byanze, uwo musaruro awuzana. Kuko abarukunda ngo bazatungwa n'icyo ribazaniye. Wiyatuyeho kuzatera imbere kandi ugateza imbere n'umurimo w'Imana, uwo musaruro uhita uwusarura, uhita kuvuga ati akira umusaruro. Niyo mpamvu Imana itubuza ngo kwiganyira. Kuko Imana irema umuntu ikaduha ururimi, nuko nayo irufite. Ubwo ndimo kubivuga mu isi y'umubiri, kitonderwa mu nyumve. Niba Imana iremye umuntu ngo ikavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware, ikamuha kuvuga, kandi kuvuga bikaba bizanwa n'ururimi, kuko rudahari ntabwo wavuga rwose, nuko nayo irufite. Niba mbabwiye ngo ibintu byose byaremwe n'ururimi, iyo Mana ivuga ubwo nayo irarufite. Rero kubera yuko ururimi ari rwo rurema ijambo rigasohoka mu kanwa kacu, Bibiliya ikabivuze ngo abarukunda bazatungwa n'icyo rubazaniye. Ibyo watuye nibyo bikubaho. Niba twatuye ngo dusabwa kuzura imbaraga, uzazuzura mu izina ryande rya Yesu. Ni watura gukena uzakena, yaba watura gukena mu mwuka uzakena, yaba watura gukena mu mubiri uzakena. Fata ariko ndabona nzarinda mpfa ntacyo ngezeho, yego uzarinda upfa ntacyo ugezeho. Data nuko yabayeho, mama sogokuru zate nkurikiranye nta n'ugize atunga igare, yewe ndabona nanjye ariko ngiye kuzapfa, ni kuzapfa. Niyo mpamvu iyo bigeze ku itorero, mwibuka amagambo twize dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki ibice 2:7, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu akaba ari we bakwiye gushakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo rero twabonye ko Bibiliya igaragaza ko umuntu wese wamaze kwizera Yesu Kristo ni umutambyi, kuko Yesu niwe mutambyi mukuru, twe tukaba abatambyi bato. None niba umuntu wizeye Yesu Kristo ari umutambyi, itorero abera abizera bari mu isi n'abatambyi. Bibiliya ikabivuze ngo akanwa k'umutambyi gakwiye guhamya iby'ubwenge. Nta mutambyi ukwiriye gusohora ijambo mu kanwa ke ribi, kubera ko rwa rurimi noneho n'akanwa kawe icyo usohoye birahita bikirema. Imana ibabarira abakristo batuka abana babo. Imana itubabarire
kubw'amagambo apfuye tuba twavuze. Nta mukristo ukwiye gusohora ijambo ry'igitutsi, ukwiye gusohora ibinyoma mu kanwa ke ungabeshe. Nta mukristo ukwiye kuvuga ibibi by'ibihwehwe. Nta mukristo, kubera yuko uretse natwe abizera noneho Imana ishyize umugisha ku rurimi igashyira umugisha mu kanwa, noneho n'abapagani ubwabo ngo ururimi ruzabazana umusaruro w'ibyo bahinze. Burya icyo uvuze ububibye, ubuteye, ubuhinze, hanyuma kandi umusaruro ugatubona. Abera itoro rya Yesu mu kanwa kacu akwiye gusohokamo ibyo gukiza. Banza wikize ubwawe. Niyo mpamvu muri amasi turi gusaba kugira ngo Imana ihembure ubugingo bwacu ko twuzuza imbaraga z'Umwuka Wera. Urasabwa iki? Urasabwa no kwicara ugatekereza ngo ese nta musaruro ndiho ururimi rwanjye rwanzaniye? Wari uzi ko ushobora kuba wicaye mu buzima, mu mibereho yazanywe n'ururimi rwawe wowe ubwawe. Kabarimo Pawulo yabwiye Abefeso mu bice 4 umurongo wa 27 na 28, avuga ijambo rikomeye, aravanga ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ngahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Uvuga ngo ururimi ibyo rusohoye uwo musaruro kugarukira, kandi ukaba wagira no kuba byatuyeho, ngo kugira ngo abumvise ibyo ururimi ruvuze bibahesha umugisha. Ngo ushobora gusohora ibintu mu rurimi rwanjye nkabiba abantu ibintu basarura bibi bibateza ingaruka mbi. Ururimi nirwo rwica, ururimi nirwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo rubazaniye. Umwanya ibintu wicayemo ni umusaruro w'iby'ururimi rwawe rwakuzaniye. Kugeza aka kanya mwitegereze ibiba mu isi byose biba byaje kuko byavuzwe. Iyo miryango mpuzamahanga irahura ikicara bakavuga, bakashyira mu bikorwa iby'ururimi rwavuze. Kwizera kwacu guturuka ku rurimi ibyo umuntu yavuze. Ndetse na Pawulo yavuze ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, izera umutima yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Ururimi rero nirwo rukiza, nirwo rwica. Umusaruro tuzaniye niwo twicayemo. Kuvuga ngo ibintu wicayemo aka kanya ni ururimi rwabikuzaniye, niwe wabivuze ubyicaramo. Niyo mpamvu nirwo rukiza koko. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbe ndetse ahangaha ne kwatinda, tugaruke tuzagaruka turwigaho cyane, kuko ururimi ruteje akaga isi, ururimi ruteje akaga abarokore, ururimi ruteje akaga abitwa ko bakijijwe, batuye ibintu bibi, byatura ibintu bibi, byatura imiryango yabo, babyatura mu buzima bwabo, nibyo bicayemo. Niyo mpamvu ukwiye kongera ukicara ugatekereza ukavuga ngo ese mu by'ukuri ni iki naba nariyatuyeho aka kanya? Ni iki naba naratuye ku muryango wanjye? Kuko uko Bibiliya ivuze niko kuri. Turi ku ntambwe 8 zitwinjiza mu byotsi. Intambwe ya mbere ni ugusoma ibyanditswe byera, kubikunda, kubisoma, kubyiga no kubyigishwa. Intambwe ya kabiri kwezwa, kuko ibyanditswe byera iyo bikugezeho bikutera kwezwa. Kuko kwihana rero twabonye nako kurimo intambwe. Kugira ngo ube wejejwe nuko ugomba kuba wageze muri izo ntambwe ko ari 5: kwicuza, kwihana, kwatura, guhinduka, ugahindukira. Ntuzasubire mu byo wakoraga, haba mu mivugire, ururimi rwawe rwongere kuvuga ibyo rwavugaga bidesha Imana icyubahiro. Haba mu migendere yawe wongere kugendaho ugiye gukorera ibibi. Haba mu mikorere wongere gukora ibikorwa bishobora gutuma ugaragara nabi imbere y'Imana. Haba mu mitekerereze ntiwongere gutekereza ibijyana Imana ikava muri wowe. Hanyuma icyo nicyo bita kandi guhindukira, uzasubira mu byo wari urimo.
iyo wamaze guhindukira burya nicyo bisobanuye guhinduka. Abantu basigaye batura umuntu yarahindutse. Muramwumva ko ibyo yavugaga atakibivuga. Murabona ko aho yabaga yicaye n'iterano yicaragamo atakiryicayemo kandi koko wabonaga badakishijwe. Yo ni intambwe rero ya kabiri, kwezwa. Intambwe ya mbere ukunda ijambo ry'Imana, ukarisoma, ukaryiga, ukaryigishwa, ukaryigana n'abandi. Intambwe ya kabiri nicyo bita kwezwa. Kwezwa rero akuyemo ibyo bintu bingahe? Bitanu: kwicuza, kwihana, kwatura, guhindukira no guhinduka. Intambwe ya gatatu ni ukwisonzesha. Ukarangwa no kwisonzesha, ugafata ibihe byo kwiyiriza ubusa. Ibi bihe ndi kuvuga, hari ukuntu amadini ya Gikristo yagiye yigisha abayoboke bayo. Ni ya masengesho bategura bakavuga ngo tuzaba ngo dufite gaburo, ngo ni 2, ngo ni 3. Rimwe na rimwe nayo ntibayirangize. Ni ya yandi bashaka gutegura ngo dufite ibyifuzo binini ngo reka tuzabisengere. Ariko ibi ngibi birareba umuntu wese ku giti cye, umukristo ku giti cye. Ugomba kubigira ubuzima. Ntabwo ari ingaruka kwezi, si ingaruka mwaka, si ingaruka mezi, si ingaruka cyumweru, ahubwo ni wowe uvuga uti ndi porogaramu, kuko numva ashaka kwiyunga n'Imana no kubana nabo no kujyana ubusabane nayo, kubana nayo no kujyana ubusabane nayo. Ngomba kwisonzesha nk'uko ijambo ry'Imana rigira gute ribitegeka, kubera yuko iyo wamaze kuba mu byanditswe byera wabikunze ukabisoma, bikwereka biguhishurira abagendanye n'Imana mu bihe batambutsemo mu isi, ikintu cyabashoboje kubana nayo. Rero usomye Bibiliya ubona abo bantu mu bintu byabaranze bya mbere ni ukwiyiriza ubusa, kwisonzesha. Ugiye kuri Mose, icyo cyamuranze. Uwo ngo niyo yumvaga ibihe byiza bimushizeho, kuko we yajyaga imbere y'Imana yazaga afite ubwiza n'abiseri babona ubwabo, bakavuga ngo mu maso ntabwo dushobora guhuza, ufite umucyo mwinshi. Bagira bamusaba ngo ujye upfuka mu maso hawe kugira ngo ubone uko utubwira. Mose we yaranabimenyega ko bwamushizeho, ariko abiseri batabizi, agahita asubira ku musozi wa Sinayi gusenga. Ikintu gikomeye rero nuko abavuga butumwa muri iminsi imperuka bigisha, abo bapasiteri, abo babishopu, abo apotre, abo bande bose, ubwiza bw'Imana bubashiraho bwabashizeho, ari abayoboke babo kuko ari impumyi, ntibamenye ko bwabashizeho, nabo ubwabo ntibimenye ko bwabashizeho. Kuko niba ushobora kuvuga ngo uri pasiteri, ukavuga ngo wahamagawe n'Imana ngo uri umwigisha, ngo uri umubwiriza butumwa bwiza, ukamara ukwezi utariyiriza ubusa, ukamara amezi 2, ugakubita 3, ugakubita 5, uyu muntu yaretse kuvuga ubutumwa, urigisha iki? Waretse guhagarara imbere y'abantu, ubwo se n'ibiki ugiye kuvuga? Iyi ni system Imana yashyizeho kandi ntabwo dushobora kuyikuraho. Ni inzira Imana yashyizeho iduhuza nayo, ikatwunga nayo, kandi tukongera kumva dusabanye nayo, tukiyumvamo ibihe byiza, bigatuma duhamya Yesu dushize iki? Amanga. Buriya kwisonzesha bituma dushira amanga, bituma ijambo ry'Imana turyumva riva mu misokoro y'amagufwa yacu. Turivuga twumva ryirukanka no mu misokoro no mu mitsi no mu maraso, tukumva niho riri gukomoka, ntabwo turivuga ku munwa gusa. Oya, ahubwo turivuga twumva ryuzuye mu misokoro, mu maraso, mu mubiri, mu mitsi, mu nzara, mu maso, mu matwi, hose kumva ririmo. Niyo mpamvu iyo turivuga dushize amanga. Uwo ni umuntu uba mu buzima bwo kwiriza ubusa. Ariko umuntu utiza ubusa ameze nka padiri, avuga nka padiri. Niyo avuga iby'Imana nyine bivuga nkuko padiri abivuga. Kandi nanone n'ababwira nabo kuko batiza ubusa babumva nyine uwo muntu ari ubaryoheye. Wa wundi uje akabigisha mu gushira amanga ko kuko nituruka mu maraso mu mubiri yivanzemo, baravuga ngo nitera bwo ngo yigisha kanga abantu, ngo yigisha ngo n'ibikabyo byinshi. Hoya, kandi avuga ukuri kuzuye, ntaca ku ruhande. Uwo ni umuntu uba mu buzima bwo kwisonzesha. None abitwa rero ngo ni abakozi b'Imana, ngo bahamagawe muri iyi minsi imperuka.
kwiriza ubusa barabiretse. None se ni gute uvuga ngo wowe uri umuvugabutumwa, uri pastor, bishop, uri apotre, ukaba buri cyumweru udafatamo amasengesho yo kwiriza ubusa nibuza nk'iminsi 3? Iyi minsi 3 uvuga ati buri cyumweru ngomba kuba nyirimo. Urigisha iki? Ntabwo ukwiye kuba intumwa y'Imana, ukwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Urigisha iki? Abo wigisha sura bajyana he ahubwo? Kubera yuko Bibiliya itweretse ko abantu bose bakoreye Imana iby'ubutwari, kandi nabo babwirije, nabo bayoboye bagahinduka intwari, babaga muri ubu buzima bwo kwisonzesha. Twahera kuri Mose ko ni wabanje guhaguruka itorero rya mbere, ko biri ryita itorero, ko Pawulo yabivuze mu rwandiko rw'Abakorintho rwa mbere ibice 10. Yavuze ko Mose ari wabanje gukura itorero rya mbere rya Isiraheli mu Misiri, ararijyana. Ntabwo agomba kurishobora mu abantu bangana kuri barenga miliyoni 5 atiriza ubusa. Kandi kwiriza ubusa nibyo bituma twegerana n'Imana, nibyo biduhesha bwa bwiza bw'Imana. Kandi kwiriza ubusa nibyo bizamura ka kwizera, kandi kwiriza ubusa nibyo bituma rwa rurimi rwacu ruzana umusaruro kuba tubwiye, rukaza n'umusaruro mwiza kuri twebwe tubivuga. Ubu ngibi tuvuga ibi nkange, reka mbaye nk'urugero nk'ibi mvuga, kuko tubonye ko ururimi ngo nirwo rwica, ni narwo rugira gute, nirwo rukiza, kandi abarukunda bakazatungwa n'icyo rubazaniye. Ubu nanjye uyu niwo musaruro barimo ruranzanira. Niyo mpamvu umukristo akwiye guhora wiyaturaho ibyiza, wikuyaturaho ibibi. Oya, tujye no mu isi y'umubiri naho reka magaruke basi, reka mere nk'aba bandi bigisha prosperity. No mu isi y'umubiri ugomba kwiyaturaho iki? Ibyiza. Iyo turiho gukira, reka mvuge ku birebana n'uburwayi, yaturiho kuzakira iyo ndwara urwaye. Bwira Satani ati Satani, urambabaje ariko nzakira. Hari umuntu ugera mu maganya agira akiheba, akareba indwara igihe ayirwariye, akareba n'amasengesho yasenze nta mpinduka. Watereko Mana, avukiye kuruha, avukiye kubabara. Ko wandemeraga iki? Kuba mu mubabaro kugeza mpfuye kweri? Umva, urabizi se niba uzageza upfuye? Ibyo rero wiyatuyeho, ibyo bizakubaho. Uno umusaruro nyine. Iyatureho gukira, kiyo ndwara igomba kukuvaho ikagenda. Iyatureho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, umubiri wawe ukaba nomo ku buryo nta ngaruka n'imwe izamo. Uwo ni umusaruro, ururimi ruwuzana uwo musaruro. Yakobo ururimi yararuvuza, ruvuga neza, asobanura ububi rugira n'ibyiza rugira. Iyatureho no gukira mu iterambere ry'umubiri, uvuye ngo nzakira mu izina rya nde? Rya Yesu. None uri n'umukristo, shyira wongeraho n'izina rya Yesu. Ndabizi ko sokuruza wanjye ntiyakize, bari abakene. Sokuru wanjye byaroko, data na mama byaroko. Njyewe nzakira, nzatera imbere, kandi nintera imbere nzakorera Imana, vuga ubutumwa bwiza. Yatureho kugira amafaranga, yatureho kuba ahantu heza, yatureho kugenda ahantu heza ukajya mu bihugu, yatureho. Wiwe ruvanga yiwe ngo ndabona ngo nzapfira kuri moto, ngo nuko motara ngo kugeza mpfuye. Ariko urahangaha nzabona Imana. Ururimi bene data, ururimi. Hari umuririmbyi yabivuze ngo ururimi n'akantu gatoya, nyamara amagambo yarwo garakomeye kuruta amabuye. Ururimi. Niyo mpamvu nabwiye ngo umuntu wiyiriza ubusa ijambo ry'Imana uko aryumva aranaryaplika, kandi aryumva nk'ukuri kuzuye, kandi akashyira mu bikorwa. So umuntu rero witwa ko ari umukristo, tuvuye kuba yitwa abakozi b'Imana. Nta mukozi w'Imana, nta muntu wigisha ijambo ry'Imana, nta muntu uhanura, nta muntu werekwa, nta muntu wishurirwa, nta muntu uvuga ngo aragabura ibintu by'Imana, umugabura w'ijambo ry'Imana. Ukwiye kumara icyumweru nibuze adafashemo amasengesho y'iminsi 3 yo kwisonzesha, atarya, atanywa, cyangwa se atarya arikanywa. Ukwiye kubikora.
ibyo nibyo bituma ijambo ry'Imana uvuga nawe ubwawe kuryatura niko rihindura ubuzima bwawe, imibereho y'ibyo uvuga ukayicaramo. ariko umuntu utiyiriza ubusa abivuga dore biba biraka umunwa gusa, niho bivuga ko ari intyozo yo kuvuga. Abo ni ba magambo. Icyambere ntago wasa nabyo, kabiri ntago wabasha kubona bigusohoyeho keretse wa wundi wa muri ubuzima koko bwo kwisonzesha. Abizera Kristo Yesu, itorero rya Yesu rikwiriye kuba muri ubwo buzima bwo kwisonzesha. Ntabwo ukwiriye kumara ukwezi utarisonzesha, ntabwo ukwiriye kumara ibyumweru bibiri utarisonzesha. Turi ku kintu cyitwa intambwe 8 dusabwa gutera kugira ngo dusohorweho n'icyo bita ububyutse. Rwose ntabwo ukwiriye gukora icyo kintu, ntabwo ukwiriye kuba umukristo umeze utyo. Ukwiriye gufata ibihe byo kwisonzesha, ukaburetse ibiryo biravanga ibyo kurya n'ibyinda, n'inda nayo ni ibyo kurya, ukandi Imana izabitsemba byombi. Ngira ngo ni Paulo wabyandikiye abakora urwandiko rwa mbere ibice 6, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abakora ibice 6:13. Ibyo kurya n'ibyinda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Kuki avuze ngo Imana izabitsemba? Ibintu izatsemba kuko bituma ubwami bw'Imana butagira icyo bita influence muri wowe. Kuve muri wowe harimo imbaraga z'Imana koko. Kwisonzesha nibwo wumva wakira imbaraga z'umwuka. Kwisonzesha nibwo wumva hari ibindi bintu bikwinjiramo. Niyo mpamvu twabonye kwisonzesha bizamura kwizera k'umukristo ku buryo adaterwa n'ubwoba n'ubuzima bw'ejo hazaza he, ndetse n'ibi turi kubonda birimo kuza mu isi. Mose rero yaranzwe no kwisonzesha. Eliya so cyamuranze kugeza ubwo ngo bitumye anazamurwa mu ijuru adapfuye. Bene data, ushaka kumva Imana iguha ibihe byiza, ushaka kubohoka muri iyo minyururu Satani yakubohesheje, iminyururu y'ibirwara by'abadayimoni, iminyururu y'indwara zikomoka ku barozi, iminyururu y'imyuka yagufatiye aho uri, iminyururu y'ibyaha, kugira ngo icagagurike ikuveho, nuko ugomba kwitoza gufata ibihe byo kwisonzesha, nuko ugomba kwiyiriza ubusa. Ntabwo ukwiye kumara indwi 2 utariyiriza ubusa. Iyo ni intambwe ya 3 yitwa kwiyiriza ubusa, kwisonzesha. Itorero rya Yesu mu isi, abizera aho bari hose ku isi, kugira ngo basubire ku rufatiro rwa nyarwo kandi babashe guhamya mu isi, bahamiriza isi, bahamiriza ibihugu, kandi Imana ibona umusaruro bakizwa buri munsi, kandi natwe tubona umusaruro w'ibidutunga kubera rwa rurimi rwacu. Nuko tugomba gusubira ku rufatiro rwo kwiriza ubusa, ugafata ibihe byo kwisonzesha, kuko itorero ryose kuva ritangiye na nyiraryo, ubuzima bw'abantu n'abahanuzi bahanuye uzaza bagahanura n'itorero uburyo rizabaho mu isi, ibyabaranze nuko biyirizaga ubusa. Mose, Eliya, Elisa, ba Danieli, abo bose baranzwe no kwisonzesha, kandi iminsi myinshi itari mike. Niyo mpamvu bigaruka ikabita ngo ni intwari zo kwizera. Ubundi niba turi kwiga ngo kwizera, tukamenya ngo intwari zo kwizera Bibiliya ivuga ni izihe, ntahandi tuzisanga ni mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 niho atubwira intwari zo kwizera, kandi bikatubwira ngo abo nyine abo izo ntwari zo kwizera ngo tubigane. Abaheburayo 13:7 n'uwa 8 hatubwira ngo twigane kwizera kwabo. None ugomba guhita ujya kureba ngo aba bantu Imana yise intwari zo kwizera, ni gute nanjye najya kuri urwego? Kabiri, none se niki cyabaranze? Yego, baravuga mu isezerano rishya, yitujya kubareba kuko bari mu isezerano rya kera. Icyabashoboje kuba intwari zo kwizera. Ureba ubuzima bw'abaranze, ubu nicyo bita gukizwa no kuba muri ya Bibiliya koko. Batubwiye kanaka uyu usomye witwa intwari yo kwizera,
mu isezerano rya kera arimo, reka ndebe ubuzima bwamuranze, genda umusome uvuga uti kuba yarabaye atya akita intwaro yo kwizera ni ibi byamuranze, nanjye ngiye kubyitoza, urebe ko nawe utazaba intwaro yo kwizera. Kuko nta bindi batubwira, nyine nubwo buzima bwe batwereka mu isezerano rya kera, nibwo nawe ukwiye kubanza ukabwumva ukavuga ati okay, ndabimenye, nanjye ubu ndamutse nkoze ibi nazaba mu ntwari zo kwizera. Nubwo bitazongera kwandikwa ngo nanjye nandikwe mu yindi Bibiliya, ariko ijuru rizanyirata, na nyuma yuko mvuye muri iyi si nanjye nzaboneka muri za ntwari zo kwizera. Kwisonzesha, kwiriza ubusa nicyo cyonyine kigomba gufasha itorero mu isi, cyane muri iri shiraniro, muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Muri iki gihe hariho icyo bita ishusho y'itorero, ariko atari itorero rya nyaryo muri ibi bintu birebana n'amadini. Kuko abizera bo kuri barahari, ntabwo tukuvuga ko badahari, barahari, ariko ni bake cyane cyane cyane, kandi abo barahishwa. Ntabwo ari iki gikundi turi kubona amadini yubatse ibintu, abantu bose bayobotse idini, kuko buri wese afite idini abarizwamo. Byasuye mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri, ariko cyane icya kabiri, cya gatatu mu gihe cy'uwitwa Constante, umwami w'abami Kaisari wa Roma, ari wo wafashe ubukristo bwunga n'ubupagani birivanga byose, kandi gutandukanya umukristo n'umupagani. Kuko umupfumu yarazaga akigisha, ukijijwe by'ukuri nawe akigisha, yatitira undi agatitira. Murabona namwe kurize muri iki gihe duhagazemo, ubu indimi z'umwuka wera abantu bari kujya kuziga bakaziboroka. Nk'ubu ngubu ushobora gufashwa nkazivuga, agahita ajya kuri YouTube akazumva, nawe akajya azivuga. Noneho ubu ibigezweho nuko noneho barimo no kuzifata bakazandika mu magambo, njya mbibona wazivuze bakabizandika uko ngo yabivuze. Urumva ubugoryi buriho muri iki gihe cya none, abantu bafashe Imana bayikinisha bayihindura ikindi kintu, kandi byose n'abanyamadini mutagira ngo. Abo bose ni mpamvu bakenewe imbaraga mu itorero, ku buryo Imana iduhindura umuriro. Nta umenyera iby'Imana yadushizemo, kuko iby'Imana ntibimenyerwa. Intambwe ya kane twabonye ko ari intambwe yo gusenga ubudasiba. Dukwiye gusenga, ugasenga kugeza ubwo nawe uhinduka amasengesho. Ubundi umukristo akwiye gusenga kugeza ubwo nawe ubwawe wumva wabaye amasengesho. Aho wicaye ukumva uri amasengesho, inzira urimo ugendamo ukumva uri amasengesho, wicaye muri biro yawe uri mu kazi ukumva uri amasengesho, mu rugo iwawe ukumva uri amasengesho, ku buryo aho wicaye wumva amasengesho akuzengurutse, ukumva arakuzengurutse, arakugose. Nabwiye ngo umukristo arasenga akagera ku rwego rw'uko ahantu hose ari yumva ahita asenga. Ibyo ni ibintu bigufata bikakwakaho. Aha rero Satani aba afite akaga kuri wowe. Urugo rw'umuntu warugeramo ati mureke mbanza asenge, wajya kurya ati katabanze dusengera ibiryo, kandi ubwo wasenga ubwo nyine ni ugusenga nyine. Ntabwo ari ryasize vuga ngo Mana ugeze bumugisha amen, hoya. Niba ugiye gusengera ibiryo ni ugusenga. Ku buryo gusenga bishobora guhindukamo no guhishurirwa no guhanura no kwerekwa. Ariko icyo bita homiletike muri teolojiya barakubwira ngo niba ugiye kurya menya ko nuko kurya nyine. Wamenye ko ari ukurya ngo witinda mu gusenga. Hoya, biterwa n'usenga. Ariko biterwa n'usenga wari, biterwa n'usenga. Hari umuntu wahindutse amasengesho, ugera ku biryo abari gusenga agatangira kwerekwa, avuze ati mwami Yesu gusa, mwami Yesu gusa, igahita na taburo yose y'ibintu byinshi, ndetse nabo bicaranye bagiye gusangira agahita abona taburo yabo. Kabwa ati mwe mupfundikiye ibiryo gatoya, mwe mupfundikiye, hari ibintu numva umwuka nyiretse, nabibonye.
mukabanza mukumva urukundo rw'Imana muri mwebwe, mukarya munezerewe. Uwo ni umuntu wahindutse amasengesho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga, Pawulo yandikiye Abatesalonike urwandiko rwa mbere ibice 5 umurongo wa 13 na 17, aravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mubibaho byose muhora mushima, kandi Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Aravuga ngo kandi nimukazimya umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza, mwishime iteka, musenge ubudasiba. Umukristo asabwa gusenga ubudasiba. Ntabwo ari isengesho ryo kuba ugiye kuryama ndagushimira Mana ko wandinze. Bwanjye nkunda kuvuga ngo kubyuka ni igitangaza cy'Imana, kwirirwa ni ubuntu bw'Imana, kuryama ni ibisanzwe. Sinzi niba icyo kintu mvuze mu cyumvise. Ubundi nubona ubyutse, icyo ni igitangaza Imana ikoze. Kwirirwa ni ubuntu ugiriwe n'Imana, ariko kuryama ni ibisanzwe. So nibuza mu gitondo ukwiye no gusenga isengesho rya rindi ry'umuriro. Ugiye kuryama, impamvu ukwiye gusenga isengesho ritoroshye ni uko hari igihe ushobora gusinzira usinziriye rimwe, ku buryo usenga nyagusenga. So hari abantu rero bafashe nyine gusenga nk'ibintu bisanzwe, isengesho ryo kuryama, isengesho ryo kubyuka, isengesho ryo kurya. Fata umwanya muri rusenga. Gusenga ubudasiba. Kandi ayo masengesho umuntu yasenze ahindura imibereho ye, agahindura iy'abana be, agahindura iy'abazabyara, agahindura ugatari yubaka azarwubaka, akiri n'umusore ari ingaragu. Amasengesho asenze ahindura, agasenya ibintu byinshi ku buzima bw'imibereho azacamo imbere hariya. Uzi ko umuntu usenga asenya ibikuta byinshi umwanzi yubatse yateguye azacamo. Buriya Satani nk'uko Imana itugirira plan d'action, igitegura plan d'action y'imyaka y'ubuzima tuzatambuka, Imana irayitegura kavuga ngo azaca muri bazaca muri ibi. Satani nawe agategura yindi yo kuvuga ngo ntabwo azayicamo, nta yazagira gute, nta yazacamo. Agategura ibindi byose by'ibikuta, agenda ashyira atega uzagenda udeviya umugambi w'Imana, udeviya. Umuntu usenga rero arabikubita akabisenya, kuko ikuzimu bakora inama akavuga ngo hari ibintu Imana imuteguriye byiza, natwe reka dutegura ibizatuma atabigeraho. Icyo gihe rero iyo usenga wowe ugenda ubicagagura, ukagenda wicira inzira nziza uzacamo ugera kuri bya bindi Imana yagiye gutegura uzatambuka. Umuntu usenga, yewe we, mbega gusenga. Ndifuza ko bakristo usenga nyagusenga, ureke ibintu by'imikino, kuko mbere yuko byuka bwa Satani aba yateguye ibyuza gucamo uwo munsi byose bibi, kuko nta cyiza na kimwe tugenera. Ariko usenze uramenagura ibikuta. Hari ushobora guhanga ariko ko mbona ubuzima bwanjye ngo iterambere ngo byanze guhinduka. Umuntu usenga lalawi esafo brene shawe takosinimanda, ibintu byose arakubita imbaraga z'umwe bakazivana mu nzira agatambuka, agakomeza urugendo. Bifurije gusenga, aha tuzahagaruka. Iyo ni intambwe ya kangahe? Intambwe ya 4. Umukristo abizera itoro rya Yesu musenge, kandi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ko Pawulo yavuze mu ntwaro 7 umukristo asabwa kwitwaza, urwandiko yandikiye Abefeso igice cya 6 ku murongo wa 18, yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ntabwo umukristo akwiriye gusinzira mu byo gusenga, kuko urugamba turwana narwo ntabwo rworoshye. Uri umukecuru usenga, uri umugabo usenga, umukobwa usenga, atuza akanwa kawe, bwira Imana
hanyuma intambwe ya gatanu narababwiye ngo izindi ntambwe enye ni Imana iziduterera, twebwe ntabwo ariko tuzitera. Ziriya enye nizo dusabwa gutera gusa, ukinjira mu cyo bita leve, kinjira muri iryo kangura, Imana ikagukangura ugahumuka, ukareba ibyo abantu batareba, ukajya mu isi y'umwuka, ugatangira guhishurirwa byinshi, ibintu bigategurwa bikaza mu isi wamaze kubibona mbere. Indyarya zikwiyoberanya ukazimenya, indyarya ziyoberanya ku Mana zibeshya nazo ukazimenya, abagome bakugambanira bakaza kukubeshya kandi baje kukugira nabi ukabamenya, ugatangira kwibohoraho ingoyi zose z'umubiri no kubawe n'imiryango yabo. Niyo mpamvu rero iyo ntambwe ya kane babwiye yo wayigezemo ugasenga, nibyo bituma noneho Imana ibate oya, uyu mwana wanjye uhora nsaba noneho oya, igihe nacecekeye ngiye gukora ibyo asabye. Ibi rero mvuze byose bituruka ku ntambwe ya mbere nababwiye gusoma ibyanditswe byera, niho umenya gusenga icyo ari cyo. Nigeze kubigisha ndababwira ngo hari uburyo bugeze kuri 5 bwo gusengamo. Cya mbere ni ugusenga ushima Imana, isengesho ryo gushima Imana. Kabiri, isengesho ryo gusingiza Imana. Gatatu, isengesho ryo kwatura, kwihana. Kane, gusengera abandi. Gatanu, kwisengera. Ntabwo wizengurukaho, urawizengurukaho wumvishe ko uza bwa nyuma, nibwo wizaho bwa nyuma. Tangira ushimira Imana ibyo yakoze. Nawe ubwe ngo ushobora kumara n'umwaka wose nta bindi urasenga, uhora ushimira Imana ibyiza byayo gusa, uyishimira imirimo ikora ku buzima bwawe, wishimira ibyo ikorera abandi, wishimira no kuryama ukabyuka, ugafata umwaka wose ari byo sengesho usenga gusa. Navuze gusenga isengesho ryo gushima, isengesho ryo gusingiza Imana, isengesho ryo kwihana. Kwihana burya biza ari ibya gatatu. Hari umutanya ngo Mana ngo babari gukiranirwa kwanjye, iminwa yawe irambi biki byose, ariko noneho hari icyo bita gukurura amarangamutima y'umwami. None se wagize ngo yobe ko wanduye, yobe ko uri umunyabyaha se, ntiwabigiyemo se? Banzu yishimire ko yakurindiye mu bibi byawe, none se ko wabikoze ntupfe kandi Satani yagahise kwica. Iyo ni ineza yayo n'ubuntu bwayo kuba Imana ikurindira mu ngeso zawe mbi, kandi wamaze kuba inshuti na Satani yagahise guhitana. Tangira uyishimira ibyo bintu kubikurinde kandi uri umunyabyaha. Wongere ugire kuvuga ati uyisingize ubwo uti gukomera kwawe ndakuzi, uri Imana y'inyembabazi, uri Imana yibuza kugira nabi, uri Imana ifite kugira neza kwinshi, uri Imana itinda kurakara. Mbega uyisingize, uvuga imbaraga zayo, uvuge gukomera kwayo, uvuga ubuntu bwayo. Icyo gihe intebe y'Imana urayeganyeza, kandi iyo urimo gusenga ubwo buryo nawe wumva ari ibihe byiza bikugezeho, kandi ugifite izo ngeso zawe mbi zikuriho. Kuko ibyo bita bimanura Imana ikavuga ati ese na wa muntu mubaranzi, kandi Imana aho yageze iyo yaje burya nibwo wumva ari ibihe byiza bikubayeho. Kabura turutsirarize bimyira bikaza, marira kaza. Icyo gihe rero kuko ubwiza bwayo buhageze, nibwo none wibona kuri mubi kurenza uko wibonaga, ugatangira kurizwa n'ibyaha byawe. Burya umutima ubumenetse neza noneho, kuko yahageze, yaje kumva uburyo uyisingiza. Ndi umunyabyaha, hari uzi ko n'igihe uhita utangira kwibuka n'ibindi wakoze utibukaga. None kandi kubyibuka ukabyibuka uri kurira wumva ubabajwe n'ibyo bintu izo ngeso wagiyemo. Iyo ntambwe irangije wumva ubohotse neza yo kwihana mu isengesho. Sengera abandi, sengera isi. Umurabona isi ko ni goswe, wijya kwisengera, sengera isi, sengera itorero, sengera abana b'Imana mu isi, sengera abakozi b'Imana, Imana ihagurutse Satani akabakubita hasi. Sengera abantu bakizwe, sengera abarwayi kwa muganga,
sengera baboshwe n'abadayimoni barwaye indwara zidasobanutse zitazwi no kwa muganga babuze kandi barwaye. Nushaka nawe ubirwaye kandi wowe wigarukaho nyuma, icyo gihe yo wigarutseho nyuma kubera kwizera kwamaze kuzamuka ku rwego rwo hejuru, nta nubwo witindaho, ahubwo usoza wumva inakumvise kandi ukumva uhagurutse neza, wumvishe ko Imana isubije gusenga kwawe. Uwo ni umuntu usenga we. Kandi ukubyumvise nyine niko biba bibaye, niko biba bigenze. So intambwe ya gatanu rero Imana iduteza ni intambwe yo kugira gute? Intambwe yo kuzura umwuka wera. Imana ibatiza uwo muntu muri mpemu yera. Nibwo Imana ikubatiza mu mwuka wera, nibwo Imana ikuzuza umwuka wera. Uwo muntu wamaze gutera izo ntambwe utarazigeraho ntawe wakuzura. Kandi icyo gihe iyo bikubayeho haba impinduka zikomeye mu buzima naho wicaye ubwawe. Nageze gusengera abana, hari abasore babiri, icyo gihe nanjye mfite akazi muri 2008, ni hagati ya 2003 na 2007. Bari abasore babiri nabwirije ubutumwa kandi twakoranaga mu kazi. Ndabasengera, ndabigisha barakizwa, ndababwira ndifuza yuko Imana yabuzuza umwuka wera. None rero ngiye kubabwira intambwe mushobora gutera kugira ngo muzure, kandi nge nzabafasha. Ndabibabwira ibindi mu kubabwira. Dupanga gahunda yo gusenga amasengesho. Mu cyumweru twaga dufite amasengesho y'iminsi 4 yo kwiriza ubusa. Kandi muri icyo cyumweru kandi twabikoraga turi no mu kazi dukora, tukagira iminsi 3 mu cyumweru yo kurara mu ishyamba turi gusenga, tukagira umunsi umwe mu cyumweru, tukagira iminsi 2 mu cyumweru yo kurara mu buvumo. Twarafashe ubuvumo bw'ahantu bita Samatari. Ni ukuvuga ngo twabaga twiriza ubusa, twataha nijoro tukambara ibikote tukajya kurara ahantu dusenga turi 3 turi gusenga Imana. Hanyuma kuko tutakoraga kuwa gatandatu no ku cyumweru, iyo minsi 2 twayimaraga twibereye hehe? Mu buvumo turi gusenga. Uje kwaza ngo n'iki twabaga dusengera? Nta kindi no kuzura umwuka wera no gusengera isi nibikorerwamo tubirukana bishobora gutuma abantu badakizwa. Iyo minsi 3 yo gusenga dusengera mu butayu, twebwe buri joro uko twasengaga twagezaga saa 8 z'ijoro tukajya mu mazi. Saa 8 z'ijoro zageraga tumaruka tukajya mu guhagara mu mazi. None nta kindi mu kanwa kacu, twuzuza umwuka wera Yesu, twuzuza umwuka wera Yesu, twuzuza umwuka wera Yesu. Beneda ntago byarengeje amezi 3 abo bahungu bataruzura umwuka wera, kandi no gitangaje bawuzuriye mu kazi. Kuko ikigo twakoragamo cyari ikigo n'ubundi gifasha abana b'imfubyi. Nge nari nkirimo nk'umuntu bafashe nk'imfubyi idafite ababyeyi, kandi noneho nka pasiteri ufasha abakozi. Mbere ko tujya mu kazi twabanzaga gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, tukabona kwinjira hehe? Mu kazi. Ndabyibuka umwe yuzura umwuka wera hari mu gitondo mu materaniro turi kuririmba indirimbo ya 82 irandira imivuga ngo mwami wakomeretse, mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemutyo mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi, hindukirira undebe mukiza w'ukuri, n'imano y'imbabazi jya nkuboneramo,
Yesu warampfiriye, ni yewe wazize, nawe mahoro masa, kuko nkwiringiye. Kera aho ngaho turimo kwiririmba, umwana yafatiweho, yatangiye ubona ari munyamunye, yabuze icyo akora, arafata intebe ubona byanze, atangira guhagarara bikamunanira, akumva agiye guturuka ngo avuge ibintu atazi ibyo ari byo, akifata akagira atyo. Uko yifata imbaraga zitangira kumwuzura, atangira kunyeganyeza intebe, kwifata ngo atuze biranga, aratitira, imbaraga ziramufata, intebe irizunguza, afuka umunwa biranga, aba araturitse, abavuze mu ndimi. Umwana yavuze mu kintu cyitwa indimi. Arangije turamufata tumujyana mu cyumba. Dore umwana ngarahanura, dore umwana ngarerekwa, dore umwana ngarandika amandiko. Yandikaga amandiko, akaza akagenda ashyira kuri buri meza aho twakoraga, buri wese table yabaga imbere yacu, buri wese tebo imbere yacu. Noneho akagaruka asinziriye, ahumirije kandi atareba, akajya afata ya mandiko agasobanura buri muntu wese bye. Ibyo nabibonye n'amaso yanjye. Kandi noneho kubera ko yabaga ahumirije, hari ibintu nabonye abo twakoraga nubwo babeshyaga baraga rapagani, bagahinduranya amandiko yagiye, impapuro bakazihinduranya ngo barebe ko ibyo ari gukora ko kari ukuri. Yaza agafata rwa rupapuro rw'undi akarufata akaruheza wa wundi, agafata rwanda akarumwambura akarusubiza wagize gute nyirarwo. Abakozi bose barumirwa, barikanga, baravati karabaye, noneho Imana iramanutse pe, twajyaga twibeshya. Icyo nicyo bita umwuka wera. Nabwiye ngo umwuka wera yamanutse, wowe ubwawe bikubaho ubona impinduka nyinshi. Icyo kigo cyagize umugisha, ubona abantu barakizwa. Mwemu yera rero iyo yakugezeho, ari ubo ubwawe haba impinduka, ari naho uri uhagirira impinduka, ndetse n'abantu bakubonaho impinduka nyinshi. Hanyuma iyo ni intambwe Imana iduterera iyo twakoze ziriya ntambwe enye, kuzura umwuka wera. Kuko Bibiliya itubwira mu byakozwe n'intumwa ibice 2, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Aho nashakaga nahavuga ngo nuko umuriri, mu Kirundi mwebwe iyo musomye witwa ngo iki? Munyamugigima ni iki? Murumva aka kantu bavuga ngo umuriri warabatunguye. Niyo mpamvu babwiye ngo uriya mwana nawe yafashwa n'ikintu cyitwa imbaraga, n'intebe itangira kunyeganyega, turayumva yifashe irangira avuga kugezwa ahagurutse. Nabariya batunguwe n'uwo muriri, tandukanye n'aba abanyamadini b'abadevi ngo gutitira ngo n'imbaraga z'imyuka mibi. Ariko reka mbabaza, Imana yamanutse ituwatira mu byakozwe no mu gice cya 17 cyangwa cya 16 cyose. Pawulo afungiye mu nzimbo na Silasi, mwaka umutingito wakomuriri mwinshi kugeza ubwo imiryango ikinguka n'iminyururu bari bambaye ikacikagurika n'izindi mboze zikabyumva. Kuko Imana yamanutse, Imana yamanutse Yerusalemu ku ntumwa, hakaba umushyitsi ungana kuriya ngo intumwa zaratunguwe, ngo munyumvire iyo Imana ije gutura mu muntu. Kuko umwuka wera kuza mu muntu n'Imana ije guturamo. Aho Imana igeze ibintu byose bihinda umushyitsi, biranyeganyega.
mbifurije kuzura imbaraga umutingito ukabageramo mu izina rya Yesu. Muvuge cyane ngo amen. Uwo mutingito ubageremo. Reka ibintu by'ibinyoma abantu babayemo by'amadini. Uyu muriri wabaye kuri Pawulo afungiye iyo ngiyo, uyu muriri ugera ku ntumwa Yerusalemu ngo batunguye, none ngo abawuzura ngo n'abadayimoni. Uyu mutingito umanukire buri wese, ndawusabye Imana iwubagezeho, abagabo abagore Imana iwubagezeho. Dukeneye icyo bita ububyutse kugira ngo dukore umurimo ukomeye muri iki gihe cya none, mu izina rya Yesu. So rero uyu mwuka wera yaje ni intambwe Imana ibidutereye, ni yamanije gutura mu muntu. Indi ntambwe ya gatandatu ni intambwe noneho y'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rutarusabagira kuri wowe, rurakuzura kuko Imana ije gutura muri wowe. Ugira urukundo rudasanzwe, ukunda abantu, ukunda iby'Imana yaremye. Mva reka mbabwire, umuntu wuzuye umwuka wera uzi yuko nigenda mu nzira ubona urushishi ukarubererekera ngo utarukandagira, kuko uri kurubonamo imbaraga n'ubushobozi bw'Imana n'urukundo rw'Imana yaremye akantu kangana gutyo. Uzi kuvuga ati nindukandagira ndaba nkoze icyaha. Umuntu wuzuye umwuka wera ko urukundo rw'Imana rumwuzuye, ikintu cyitwa ibyaha kuri we ababihungira kure. Kuvuga kwe, kugenda kwe, mbega abayumva muri we yakomeza kwibumbarika ngo yakomeza kumva umunezero muri we. Ubona igiti kizunguza ugahita ubonamo urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo n'ubushobozi bwayo ukuzuzwa. Ubona imodoka zigenda, tubona ubwenge wahaye abantu n'Imana ishobora byose, ubwenge waremanye umuntu buratangaje. Uvuga ngo ibintu byose ubibonamo imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu uyu muntu asigara akora ibidasanzwe, kandi ukabibonamo n'urukundo rw'Imana rwinshi, ukabibonamo kwera kw'Imana kwinshi. Uwo ni umuntu wamaze kuzura umwuka wera, urukundo yagusabagira. Niyo mpamvu uyu muntu nta muntu yahemukira, nta muntu agira nabi. Aba bantu bose mubona babi bavanga ngo bakore ngo buze umwuka wera, ntabwo ari wo. Ukabura hari umuntu abayejejwe amanyanga. Abantu bavuga ngo bafite umwuka wera basigaye bafite muri iyi minsi y'imperuka. None byatumye abantu bazinukwa ngo yewe niba ari uriya mwuka se nkawuzure. Iyi ntabwo ari wo. Nanjye reka mbabwire, ntabwo ari wo. Umwuka wera yaje ntabwo ari ukuri ya muntu abameze. Agira urukundo ubwe, agakunda abantu kandi abantu nabo bakamukunda. Agira ukuri muri we, abashayininga ubwiza bw'Imana bamukayanganaho. Ubwiza bw'Imana bamukayanganaho, buri wese aba yumva yamwegera. Noneho rero iyo ni intambwe ya gatandatu mu ntambwe ebyiri Imana ibidutereye, kuzura umwuka wera no kugira urukundo muri twebwe. Intambwe ya kabiri twabonye ko noneho ni impano z'umwuka. Impano z'umwuka zitazitugeraho. Abahabwa kwerekwa, abahishurirwa, abavuga mu zindi ndimi, abahanura, abakora ibitangaza, abakiza indwara. Mbega muta itorero nyine, buriya nibwo itorero barivutse, kuko nibwo noneho rigiye kubyara buri munsi, ribyara buri munsi. Kuko Yesu yigeze abwira abigishwa n'abafarisayo, avuga ngo nimutemezwa n'ibyo mvuga, basi mwemezwe n'ibyo nkora. Hari ukwigisha ijambo ry'Imana nk'uko yariduhaye, ariko hari n'igihe imirimo y'Imana igaragara kuwigisha. Indwara zigakira, abademoni bakava mu bantu, abantu bagakizwa, abantu bagakizwa inyatsi n'ibindi bikababohokaho, abantu bakavuga ati tubonye Imana. Izi mpano rero ziba zizanywe n'iki Imana ibizoreje iki? Ni ukugira ngo tugende. Intambwe ya nyuma ya karindwi ya munani noneho rero ni uko tugomba guta tugenda. Ntabwo tugenda ku bwacu, tugenda ku bw'Imana. Icyo gihe kubera iby'Imana biravugana nawe, kubera iby'Imana biri kuguhishurira, kubera ikwereka imvune abantu bafite mu isi, kubereka ibyaha abantu bari gukora, ikwereka imibabaro abantu bahuye nayo, itangira kugutuma ukagenda ukajya kubafasha. Intambwe ya munani rero ni ukugenda. Niyo mpamvu dukeneye ububyutse kugira ngo tugende twamamaze ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwa nyuma bugarura Yesu. Inshuti z'umusaraba,
nongeye kubifuriza kuzura umwuka wera ko niwe udushyitsa muri ibyo bihe byiza. Kandi twabonye ko kugira ngo tugeraho nuko tugomba gukora biriya twabonye hera ku ijambo ry'Imana. Ntabwo uyu munsi ndivuze nanone kandi biba byabaye byinshi. Ukeneye imbaraga z'Imana, nkeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye ububyutse, nkeneye ububyutse. Ukeneye guhishurirwa, nkeneye guhishurirwa. Ukeneye kwerekwa, nkeneye kwerekwa. Ukeneye guhanura, nkeneye guhanura. Ibi byose Imana bisezeranyije itorero. Ukeneye kuzuzwa umwuka wera, Imana iwuguhe mu izina rya Yesu. Ukeneye gukizwa, Imana iguhe gukizwa. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Kuko uyu mwuka hari imirimo irakoreka, abantu barabohoka, abantu bakizwa ibyaha, abantu barihana bakamaramaza, abantu babona ubwiza bw'Imana bukayangana, abantu buruzura umunezero, imiryango iranezerwa, urukundo ruraza. Ibyo byose biraba ni ku bantu buzuye umwuka wera, ku bantu bafite impano z'umwuka, ku bantu bageze mu ikanguro aho bari babona umunezero. Inyatsi, abadayimoni b'indwara, abarozi baturoga bose bagahunga mu izina rya Yesu. Abantu barabohoka. Nayo mpamvu tugomba kuzura kugira ngo tubohoke ku byatuboshye mu izina rya Yesu. So tugiye gusenga Imana rero mu byifuzo byacu. Turashimira abari badukurikiye kuri Iron TV. Urasabwa gutereza intambwe. Turararikira abantu gukizwa. Igihe kirageze kugira ngo abantu bakizwe. Igihe kiragezwe kugira ngo abantu bakizwe. Igihe kirageze ngo bakizwe. Iki nicyo gihe cyawe cyo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hari umunezero w'abana b'Imana tugira. Ntabwo twidutewe ubwoba n'ibiza mu isi. Oya. Kuko dufite ibyiringiro, dufite ibyizigiro, dufite umwami Imana itubereye maso. Niyo mpamvu natwe tuyiha kugira ngo idufashe tunyuze muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urababarirwa n'Imana. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Kandi bikugoye byose yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Mitwaro yose kuremere ni Yesu yikoreye. Cyo gihe cyawe rero. Turabashimiye, Imana ibahumurisha cyane. Tuzakomeza ubutaha. Bye bye. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere byose birakuremamo agakiza. Tuhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV reba itangazamakuru.